C'est à toi. Uranyumva? Uranyumva? Ntabwo ufunguye. Irafunguye noneho. Ushobora gutangira? Yes. Okay. Inshuti za duhuje imitima, ndabashuhuje, ndumva aribwo bwa mbere tubonanye muri uyu mwaka. Ntabwo uyu munsi mugenzi wanjye twari dusanzwe tuganira, yarwaye, ntabwo turi bushobore kuvugana uyu munsi, ariko ubutaha azaba yakize kuko ni ibintu bitagomba kuba bikomeye. Donc narebye nsanga nta kuntu narindira ko azoroherwa, kuko hari ubutumwa twahawe, twohererejwe buvuye Yezu Kristo yatanze mbere y'uko umwaka urangira, kandi yawifurizaga bose nta wakuyemo. Hanyuma rero nibaza ko bikenewe yuko tubagezaho, kuko ni ubutumwa bukomeye kandi bubwira bose. Hanyuma muri iki kiganiro ndakomereza ku kibazo ubushize tutarangije, cy'abari abantu bari imfungwa za ONU, ubu ngubu bageze muri Niger. Nizeye ko ariyo bakiri. Ubanza ndasubiza n'ikindi kibazo kimwe, ubwo gihe kiraba cy'icyo kiganiro kiraba kirangiye, igihe giteganijwe cyagombye kuba kirangiye, kandi kiraba gihagije. Nkaba rero mbifurije, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Nkaba kandi mbibifurije mwese ari abazatwumva
ejo cyangwa hirya y'ejo, ari abadukunda n'abatadukunda, kuko icyiza kizadutubatura ni ukuri, kandi ukuri gusangiye. Twebwe twifuza ko uko kuri twagusangira mu mitima. Nawe madamu Niera, nubwo tutari kumwe ariko turebana tuvugana, ariko ku umutima wacu turawuhuje. Nicyo twigamije, kugira ngo n'abandi bose baze duhure, cyangwa naho bataza ariko tukaba duhuje imitima. Ni uko ukuri, amahoro, iyo uvuga ukuri uba uvuga Yezu. Iyo uvuga Yezu uba uvuga inzira. Iyo uri mu nzira kandi ugana ku buzima. Nguko natinze rero, ndagira ngo mbabwire ubutumwa Yezu yahaye Valentine Nyiramukiza bwo kugeza ku babishaka, ku babwumva, ku bategetsi ba Kiliziya no ku bategetsi ba leta, kuba buzirikana by'akarusho bakanabukurikiza. Ubutumwa Valentine yabuhawe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2021 isaa 5 z'ijoro. Yezu rero wabumuhaye yaragize ati: mwebwe bategetsi ba Kiliziya, muhinda ababasanga, mukeneye gusabirwa kuko muri hejuru y'imanga. Nzababaza abo nabaragije bose mwatereranye, bari kuzira akarengane, kandi mubizi neza, mubifitemo uruhare runini. Nimwe bagambanyi ba mbere bayobowe n'umwijima ubuditse. Bana banjye ba padiri mutotezwa n'ababakuriye, nimusenge, mugendere mu kuri, kandi mukorere mu kuri, musenge cyane, mwihangane, nzabarinda, ntacyo muzaba bana banjye. Namwe mwabuze aho muvugira, mugenda mwitwararitse ngo mudakoma rutenderi, nimusenge cyane. Igihe kitari iki kizagera, maze muruhuke ku mutima. Namwe bana banjye b'abakristo ba Kristo, mwahohotewe, mwigira ubwoba, nimusenge cyane, nzabavura, mbakingire ibibi byose by'imisemburo babateyemo mutabishaka, ntacyo muzaba. Ubutumwa bwose nabahaye twabahaye tubaburira ntimwumve bamwe n'abandi. Uyu mwaka urarangiye, ariko uje uteye ukundi, kandi hazahinduka ibintu byinshi ku bantu no ku bintu.
muzahura n'ingorane n'ibibazo byinshi kandi isi izahinduka ukundi. Mwebwe bategetsi b'ibihugu, mwe muhutaza inzirakarengane, mukeneye gusabirwa kuko mwikuye amata ku munwa. None muri kurengera mugakabya, muri kurenganya intamenyekana, muzihohotera, muzica, muzambura ibyishimo byazo, mukurikiye inyungu zanyu zo gukunda iby'isi no gukira vuba. Byose rero bigiye kubagwa hejuru namwe, maze ibyo mwibwiraga ko muzi bibakoze isoni, kuko abo mwica ni ibiremwa byacu twebwe bwite, nta burenganzira mubifiteho, murakoreshwa n'umwanzi. Jewe na data tugakoreshwa n'umwuka wa Roho Mutagatifu, mwumva ari indi uzatsinda, ni mwebwe cyangwa se ni twebwe dutanga ubugingo bw'iteka? Bana banjye, uyu mwaka urangiye mwanze kwihana, none uyuje mugiye kuzahura n'ibigeragezo bizabonwa na bose. Nicyo nifuzaga kubabwira uyu munsi muri uyu mwaka, kugira ngo uyuje muhinduke, kuko ejo kuko uje nabi, ariko nimusenga bizashira, shitani itsindwe burundu, maze ikiremwa muntu cyongere cyubahwe, cyigenge. Mbifurije ubuzima bwiza buturuka ku rukundo rwa data uri mu ijuru, ngo ruzabaranga igihe cyose, ubu n'iteka ryose. Ngaho uvuga aya masengesho maze nguhe umugisha wanjye, mwana wanjye. Dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, hubahwe Imana Data. Nguhaye umugisha ku izina ry'Imana na Mwana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mpaye umugisha mwese musenga, abato, abakuru, abakuze n'abashaje, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uramukeho mwana wanjye nkunda, nkwifurije umwaka mushya muhire. Namwe mbifurije umwaka mushya muhire bana banjye. Valentine ati urakoze cyane papa, uramukeho. Ngubwo ubutumwa bukomeye, kandi jewe buranamvugiye ibyo nashakaga, nari nateguye kuvuga kuri uyu munsi muri iki kiganiro. Mugenzi wanjye nubwo atakirimo, ntabwo cyagombaga guhagarara, ariko Yezu aravuze ati abantu bararengana, abantu banjye bararengana, abantu n'abaragije birimo birabagendekera gute, kandi mureba, kandi mubifitemo uruhare, kandi mwagombye kugira icyo mukora. Bamwe baracyashaka kwigwizamo ibintu,
abandi baracyashaka kwigwizaho ubutware ubutegetsi ariko mu kiganiro gishize twasomye Izayi 42 aho Imana ivuga iti aba bantu banjye hari hateganijwe ibintu byo gukiza kugarura donc umuryango wanjye niki noneho birara mu bana banjye barabiba barabica barabafunga baheza mu nguza mu zimbohe ati none ninde ko nta wigeze agira na rimwe n'icyo avuga niwumva ko hari icyo abigize icyo bimutwaye ati narimvuze ngo Izayi 42 uhereye ku murongo wa 18 nta numwe utekereza yuko biriya bintu ari agahomera mu mwati abantu baricwa barafungwa baranyerezwa barajya gute nta numwe ufite icyo avuga n'ibiti muzabazwa gute niyo Izayi hariya navuze niko bivuga Yezu yaje aravuga ati mwebwe bayobozi ba kiliziya bayobozi b'igihugu aba bantu barimo barazira iki ubwo nyine tugiye twatarutse twageze muri bariya abantu bafungiye none bari bafunguwe bari bavuye muri prison ya Arusha bagenda babonye igihugu kibakira bagezeyo bafungiweyo kandi Arusha biberaga mu nzu nubwo babaga bafungishijwe ijisho ariko ntabwo bari bafunze ariko ubu ngubu ntabwo nzi niba iyo nzu barimo ubu ngubu bashobora kubona papier de toilette ibyo kurya badasohoka babihabwa nande kandi bari kuri protection ya Nations Unies entre guillemets kuko iyo protection ntayo bagifite uyu munsi bafunzwe nande n'iriye tegeko kuko iri tegeko riba ubutegetsi uretse ko bari basinye kumvira amategeko yo muri Niger ariko bari kuri couverture ya Nations Unies uko biriya ibi byose baratwarwa ntamazi bafata iya mbere umushumba ajya imbere ntama zigakurikira kandi ari abantu kugeza ubu nabo tuvuga ngo u Rwanda nirwo rubari inyuma u Rwanda rwo ruravuga ngo reka ngo abantu nabere ngo ntaho duhuriye nabo ntacyo tubashakaho ngo ntaki ngo bintu byo ngo abari abantu ngo twabashakaho ikikobera urumva uko niko u Rwanda ruvuga umuntu uza ushinzwe porte parole wa guverinoma y'i Kigali
uriya mukuru arinda ngo reka da ngo ntacyo rwose ngo ntaho duhuriye n'ibyo bibazo ngo abo bantu ngo ko berase ko nasiyo zini yabagize abere yaba cyangwa yabakuvanye ngo twebwe twabashakira iki none se ko nasiyo zini nta cyaha ibafateho ko bari Arusha nubwo batari batashoboraga guhura n'umuryango wabo batari ntuzi umuryango yabo bitari hariya ko bariho bidegembye tuvuge naho bari bashobora gusohoka bashobora kujya gukora nuza nibi bagataha hariya ahangaha muri Niger bafungiwe iki kuko umwe muri bo numvise avuga ati yabivuze yavuganye na n'umutware ufite shene umutware havuga ati twagiye kumva baraje babanza baratubeshya ngo nitubahe amakarite yacu amakarite bari babahaye muri Niger bababeshya ngo bagiye kuyashyiraho ikashi barayabatwara bayatwaye yakashi ntiyigeze ibona igaruka n'aya makarite ntiyigeze agaruka barategereza baraheba umunsi ukurikiyeho araheba uwundi uraheba mu by'ukuri bari bagiye gufatwa mpiri bababwira ati muri ahangaha gute ko uzana ibyangombwa bati ntabyo dufite muri ahase gute basubiza ngo uko byagenze nuko Imana ibitararekura umuntu Imana ibigucunga ibikureba ibyo bakora byose bikureba noneho babandi babohereje baza gutungurwa babwiwe nabo nyine bati turajyaho hahandi mwatubwiye ngo tujye bati ntabwo ibyo mwatubwiye ariko byagenze ntabwo aribyo twasanze ntabwo babandi bari bategereje ko dutegereje ko batwakira bakaduha ibyangombwa barabitunokeshejwe noneho barabyisubiza none ubu ngubu hari ikigo cy'ingabo z'abasirikare zirazitiye inzu ni ukuvuga ngo bwari gucya babapakira indege yaruva kwaya ifite imyenda itazashobora no kwishyura ngo niyere Rwanda yeya kubapakira kubera ko babuze ahandi bajya ahariho mbaza simbaza abategetsi b'ibihugu buriya ibiriya birimo biba ntabwo nahamya yuko batabizi bashobora kwiraza i Nyanza ariko nubwo wakwiraza i Nyanza i Nyanza aho ngaho uraye ku mugonzi baramenya n'abari ku mugandamure bamenya ko waraye ku mugonzi bariya rero simbabajije kubera ko ibyo byose bigira byo tusanzwe tubizi ariko abihaye Imana kugeza iki gihe bakaba bataravuga b'Abanyarwanda bariya abantu
abantu abakuru abayobozi b'igihugu ba leta baravuga ngo bariya ni abantu bacu, ni abanyarwanda. Ariko abihaye Imana bo nta nubwo bagombaga no kurebera kuri ntuza superficie y'u Rwanda gusa. Umuntu ikiremwa muntu, abo abantu bihaye Imana batarengera, batavugira icyo kiremwa muntu kirimo gihohoterwa gutyo babireba. Abanyarwanda bavanywe Arusha bafitanye akoru Nations Unies na Niger igomba kubafata neza nk'abantu. Abo bantu banyarwanda bagombaga kujya kureba bakamenya uko ibibazo byabo uko bimeze, nuko noneho byaba bitanameze neza bakabavugira bataba abantu barakeneye ibi n'ibi n'ibi. Kuko nagiye mbona cyangwa numva Misago ajya mu Bubirigi kujya kureba abanyarwanda akavugana nabo. Nyuma yaho Hakizimana Musenyeri wamusimbuye ajya mu Bubirigi muri Espagne kubonana n'abanyarwanda akavugana nabo, akajya inama nabo, akajya n'ahandi aho naho. Ariko se iyo Musenyeri ashoboye kugenda, karidinari agendera mu ntebe itagira. Iyo Musenyeri ashobora kuvuga, karidinari ntabwo yagira, cyangwa arisheveke ntabwo yavuga kurushaho. Ariko baracecetse. Yezu ati nzababaza abo nabashinze, muzambwira ko byagenze bite. Bararengana muri he? Ako karengane mwibwira yuko mutagasangira ababarenganya? Mwibwira yuko mwebwe mutabavugiye ibyo bibazo mutabibazwa? Iyo mutabibazwa n'abantu, ariko Imana izayibabaza. Uko niko kazi, nicyo cyatumye mujya hariya mugata ababyeyi banyu, mukanga kubyara no kurongora, mukajya hariya kugira ngo mukorere neza nta kibazo. Mukorera Imana muri domene zose. Umwana w'Imana ntarengane mureba kandi ngo muceceke. Bariya abantu yewe ndatekereza, ariko ubwo ngewe nivugira, ndatekereza ko n'ababagambanira mwese ndumva hariya mwaribeshye. Kiriya ntawo bwaba ari n'ubwa mbere mwibeshya, kuko byinshi operasiyo mwagezemo mukumva ko mwazitsinze n'izabo mwishe. Ariko abo mutarica mushobora kuba mutazababona. Ibihe birimo biraha ibindi, kandi iyo bihaye ibindi na nyina wundi abyara undi wundi. Abanyarwanda n'abandi bakunzi b'Abanyarwanda nibashyira amavi hasi bagasenga, abo mwebwe mwibwira ngo muratoteza, murica, murirukana, muragira gutabanya abana b'Imana, muzabwira n'imisozi ngo ibamire, ntizabamira. Kandi igihe kirimo kiragera, kandi igihe cyageze.
ubushize nabasomeye igitabo cy'umuhanuzi Luka aho Yezu yasomaga ijambo ry'Imana mu kiliziya y'i Nazareti, yavuga ati umwaka yaje gutanga umwaka w'imbabazi, azasohora imbohe. Ushobora kuba mwifuza ko muzifunga kurushaho kandi murimo muzifungura kurushaho, utareba neza mukaba ari mwebwe mufungwa kurushaho. Ndatekereza ko ibintu bikenewe iki gihe, hakenewe amasengesho. Yezu aravuga ati musenge cyane. Nidusenga cyane dushyizeho imbaraga, baziruka babure naho banyura, kuko batinya Yezu uri mu ijuru. Kandi aho ibyo bakora byose bibwira ko adahari, kandi abareba. Naho wajya mu kimuga, naho wajya munsi y'urutara, naho wajya hehe, arakubona. Kandi uko akubona ubu ari noneho arimo araza agusanga. Uzacikira hehe ukubona utamuzi, utazi ko akubona. Iki kiganiro hari iradiyo numvise bavuga ngo barimo barishimira yuko bagiye kubakira. Reka turebe. Iminsi bari babahaye ibanza yarangiye, none ya yindi 7. Reka turebe, tuzagaruka kuri iki kiganiro mu kiganiro gitaha. Tuzaba tumaze kubona byinshi bituzuye ubu ngubu bitari byasobanuka, nuko hari aberekana ko hari indege iniyami itegereje, igomba kuba igiye kumara iriya minsi 7 irindiriye, ariko kuba itarashoboye no kubatwara ikihagera. Niba iyo ndege ibaye konfirime, nabyo ni ukuvuga ngo turindire. Urukiko rwa Arusha rwabwiye Niger yuko bagomba gutegereza igihe yenda cy'ukwezi kugira ngo bige ibibazo Niger yahuye nabyo, kuko bamaze gusinya yuko bemeye kubaha ubuhungiro. Gasigara nayo ni ubundi iyo basinyanye nawo ni izo za AKORA baziranye, ntabwo bashobora kongera gusubira inyuma ngo bazirengeho, kuko AKORA international ziba zifite uburemere burengeje amategeko yabo. Kandi bigaragara ko ari ministre wa interieur ngo wakoze iyo arete ivuguruza amategeko international. Ubundi abize amategeko batubwira ko ibyo bintu bitabaho. Ntabwo nibaza yuko Niger yaba ikiri inyuma kuriya, kandi ifite abanyamategeko bazi ubwenge, barimo n'uriya mudamu uburanira bariya bantu. Donc biriya barimo bakora
usanzwe ntabwo byashobokaga mu bihugu bizwi bisanzwe bifite stabilité bisanzwe bifite ariko ntabwo byantangaza bibe ari ibintu bibereye hari mu Rwanda kuko u Rwanda tuzi uko ruriho n'amategeko yarwo ngo bafite burya ngo ayanditse n'atanditse kandi bo bakurikiza cyane atanditse. Utekereze ko constitution y'u Rwanda ariyo nuzakuyemo amategeko asumbije ayandi avuga yuko nta igihano cy'urupfu kiba mu Rwanda cyavuyeho, ariko umuntu akavuga ati tuzabica izuba riva tuzabarasa. Urumva amategeko yanditse abuza kurasa, ariko bo bati tuzabikora ku bushake bwabo, amategeko atanditse. None aya mategeko atanditse, aya mategeko atangwa nande kandi akora ibintu bihabanye n'iby'Imana ivuga n'amategeko y'Imana? Ayo mategeko yabatangwa nande? Uzatubwire bazashobora kumenya bari. Hari umukunzi wacu waduhaye ikibazo abonye ikiganiro twagiranye ubushize, aravuga ati muzanyereka ahantu mukura yuko u Rwanda ari Isirayeli yo mu bihe bya nyuma, hanyuma kugira ngo nshobore kubumva. Ati naho ubundi ntabwo mbyumva. Uwo muntu ndamuzi kandi nsanzwe nzi yuko ari umuntu ukurikira urukundo by'Imana. Ikibazo cye gifashe kimwe n'aba bandi bavuga bati ibintu byanyu ko tutabyumva n'ibiti. Aba rero kugira ngo nshaka ko abantu bashobore kujya batwumva mu byo tuvuga, dusobanura ngombye gusobanura. Mu by'ukuri niba ushaka ko u Rwanda ruvugwa mu gitabo cy'Imana, rushobora kuba rurimo ariko wahagera ntumenye ko ari rwo. Ariko kandi hari Imana yaduhaye, Yezu ajya kugenda yatubwiye ati nzabaha inshungu, nzabaha umwuka, Roho Mutagatifu, ati azababwira n'ibyo ntababwiye. Kuko naza ibyo ntabwo sinashoboye kubibabwira kuko mutashoboraga kunyumva, ariko naza nawe hari abazabwira ntibumve, hari n'abazamwumva. Bikira Mariya ari ikibeho, uwo watubajije ndazi yuko yemera Bikira Mariya ubonekera ikibeho, yarabwiye ati n'aba ngaba bashinzwe gukurikirana ibibera ikibeho hari ibyo batazamenya, hari ibibahishwe bizamenyekana nyuma. Kandi abo bari muri komisiyo teologike, n'abapadiri. Numva n'abapadiri ahubwo abapadiri batazi, badashobora gusobanukirwa ibibera ikibeho, kandi bahari igihe cyose amabonekerwa ahari. Umwe muri bo yamara kuba musenyera akavuga ati uzi ko bya bindi twabonye muri 82 itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani, ati byabaye tukabibona. Burya muzi ko twari twabibwiwe ntitubyumve.
uwo ariko abivuze abaye musenyeri, kandi nawe abivuze atabivuze byose, kuko hari ibyo yari yigendeye atamenye, adasobanukiwe ko Yezu yari ahari, kandi icyo byavugaga ndi nyina wa jambo, ndi nyina wa jambo. Yavuga yuko jambo na nyina bari kumwe. Ntabwo yigeze amenya yuko Yezu azaba ari aho ngaho. Nawe umbaza uti Rwanda iri hehe muri hariya? Ndagira ngo ubanze wumve ko mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 3 murongo wa 18, Imana ivuga yuko ya Isirayeli ya Yuda yo hepfo na Isirayeli yo haruguru bizongera guhura, bikongera bikaba igihugu kimwe, bigategekwa n'umwami umwe. muri Yeremiya 29:14 Imana ivuga yuko ubutaka Imana izahindura bwa butaka bwa Isirayeli na Yuda, ikabushyira ahandi, ariko bikamera nk'uko byari bimeze. Ntabwo izabugumisha hariya aho bwari buri mbere, izabihindura. Ni ukuvuga ngo nta nubwo ari aho ngaho honyine ivuga yuko izahindura ibyo bihugu, izabihindura ubutaka bwabyo, ahubwo aranabivuga muri 30, Yeremiya 30 rero ku murongo wa 3, azahindura. Noneho nugera muri Yeremiya Ezekiyeli muri 37, nushaka ko cyose ugisome, uzasanga ubwo butaka buza bwa nyuma ari ubutaka bwahawe Yakobo. Ujye mu itangiriro, uzasangamo yuko iriya viziyo ya Yakobo nuyireba neza uzasanga uko Yakobo ameze, abona iyo viziyo. Ni kimwe neza na biriya byabereye ikibeho. Viziyo ya Yakobo niyo yabaye intuza yayo, nimwe na biriya by'ikibeho. Kuravuga ati nararebaga nkabona abamarayika baramanuka bakongera bakazamuka, begereye basanga Yezu, n'ahandi bariya ba Valentine babonekerwa, bo babaga bazi ko bageze ku ijuru, bari kumwe na Yezu na nyina. Biriya by'ikibeho
ntabwo byaje kubera ngo amabonekerwa amwe kimwe n'ayandi yabaga ahandi. No, umutagatifu witwa Anne Catherine Meritz w'Umudage yarabibonye, kuko hari bamwe bagira amabonekerwa bakerekwa muri vision, nk'uko inuza abana b'ikibeho kuri iyo tariki nababwiye ya 15 y'ukwezi kwa 8 muri 1982, abana babonye vision, babonye biriya byabaye nyuma muri za 1994, babibonye muri vision. Donc uwo mwana w'Umudage yabonye igihugu kiri muri Afurika y'abirabura, yabivuze gutyo, aho Yezu ari na Bikira Mariya n'abandi mu bigishwa bari ati aho hantu niho honyine ku isi harimo abantu bemeraga, bafite ukwemera kwari kumeze nka cya gihe Yezu yari ari kumwe n'abigishwa. Niho honyine, kandi niho hari Yezu na Bikira Mariya. Nufata ibyo ngibyo ugashyiramo igitabo cya amateka, igisigo cya Nyirarumaga, kuko nicyo kiri cya mbere cyatangiye kitangirira amateka y'u Rwanda. Icyo gisigo kivuga yuko ubutaka bwacu Abanyarwanda, byanditse mu Kinyarwanda, nubwo kitagoye cyako kitoroshye kugisobanura kucyumva, ariko naracyumvise kubera impamvu ngomba kuba narasobanuye mu bintu byashize. Naracyumvise unoza umurongo wa mbere, nuza mu gice cya mbere, niyo bavuga ngo igihe Yezu yari ku musaraba niho ubutaka bwacu bwahawe abakurambere bacu, kandi mu bakurambere bacu ngo niho batowe. Mu by'ukuri muri abo bakurambere bacu uwa mbere ninde? Ni Bikira Mariya. niwe mama wa twese, niwe warazwe kuba umubyeyi wacu. Harya kuri urya munsi niwe warazwe kuba umubyeyi. Abakurambere bacu niho batowe, niho yatowe Yezu ari ku musaraba, yatoye Bikira Mariya. Abantu bamwe bibwira ngo Bikira Mariya ni umugore kimwe n'abandi. Noneho wowe wambajije ikiriya kibazo, nukurikirana ibiganiro uko twagiye tubikurikirana, ukagenda ubisoma ubyumva, kuko niyo mpamvu twabishyize hariya, kugira ngo abantu bose ntabwo bazashaka bose kubikurikira ngo bagire intuza, ariko hari bake bazajya babyoherezwayo gutyo bakabibona kandi bikabafasha. Aho rero niho twerekana ibimenyetso byinshi byanditse mu gitabo cy'Imana, kandi byabaye ni ukuvuga ngo byasohoreye iwacu. Ni naho sobanura ko ibyo Abanyarwanda barimo bapfa ari amoko
ngo bamwe naba abandi naba abandi ni bariya ni ibintu ni igihu shitani ishyira mu banyarwanda mu maso y'abanyarwanda ntaho bihuriye n'ukuri biriya urumva ubwoko buzi uyu munsi ejo bakabuvanaho ejo bundi bakabuzana ejo bundi bakabuvanaho ubwo ni ubwoko ki wowe hari uwo gukuraho ubwirabura akagushyiraho ubuzungu ukamera umusatsi w'abazungu ukaba umuzungu iso akaba umwirabura ntabwo ari Imana yabikoze ariko Imana niyo yahuje data ihuza na mama barambyara nawe niko byakugendekeye uko wavuye mu nda ya mama wawe uri ntabwo wavuye muri umuhutu ntabwo wavuye muri umututsi ntabwo wavuye muri umutwa wavuye muri umuntu uri umunyarwanda muri ibi byabaye mu Rwanda byanditse mu gitabo cy'Imana uretse na biriya bya Yakobo bya viziyo ya Yakobo nureba muri mw'itangiriro aho Yakobo araga abana be uzasanga umurage yahaye Dani umwe mu bana be Yakobo yabyaranye n'umuyaya ndakeka ari ibyo awuvugaho nibyo byabaye hari iwacu ariko Dani iwacu icyo yavuga kuri Dani akanavuga kuri Yozefu ariko byabaye kuri Dani na Habyarimana bombi umwe ari umwungura undi ari umwega ibyo bintu ishevari bavuga mu gitabo cy'Imana ni indege ntuza amacandwa ya vipere ni misile ibyabaye nibyo jijoma ya Dani Yakobo yatinyaga none hagasaba Imana yuko ize intervention Imana yakoze twarayimenye twarabibwiwe muri cya gihe itariki ya 15 y'ukwezi kwa 5 muri 1994 amabonekerwa y'ikibaho yarabidusobanuriye ntabwo nagusobanurira hari byinshi bisobanuro ariko igihe dufite ni gitoya ahubwo niba ushaka wazaza kuko wazambwira uti ndashaka kuza mu kiganiro noneho ushaka kumenya byinshi kurushaho twaganira ndatekereza yuko ikiganiro cy'uyu munsi cyaba kigeze ku iminota yacyo irangiye buriya tuzongera nagaruka ndizera ko arimo yoroherwa hanyuma dukomeze nkomeze mbifuriza umwaka mushya muhire kandi nizeye ko abafite ibibazo
ariko cyane cyane nkaba nifuza ko babibaza babanje kubanza kureba niba tutaba twarabivuze, kuko gusubirayo gusubira ku byavuze ntabwo twazabivamo, kuko buri gihe baba basanga bavuga ngo twongere ngo dusubiremo ngo bya bindi ntabwo dusubiremo, ari ugusobanuza. Muri ibyo rero nkaba ndangije mbabwira nti muhorane Imana yasabye ko musenga, dusenge kandi dushyire hamwe urukundo. Imana yaturaze, yadusabye ko dukundana, tugakunda Imana mbere ya byose, tugakundana natwe. Ibyo nibyo bizatuma igihugu cyacu dushobora kugihesha imigisha, kuko bigaragara ko imigisha igenda ibura kandi ibuzwa natwe, namwe, nabo n'abandi. Mugire ijoro ryiza, umunsi mwiza, biterwa n'aho muherereye. Murakoze.